nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Aya ni amagambo dusanga muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Tuyasanga neza muri Matayo ibice 24 umurongo wa 23. Umwami w'abami w'abayuda wiswe w'abayuda Yesu Kristo yari mu isi, arangije aburira abantu batuye isi hakiri kare. Yarababuriye ababwira ibintu bizaba ari nabyo biri ku uyu munsi. Ese koko wa mugani Yesu Kristo yabayeho? Hari abantu bamuhakana bakemera ko ashobora kuba atarabayeho, ariko hari ibimenyetso bigaragaza neza ko Yesu Kristo yabayeho bikiriho na n'uyu munsi nk'igihamya nta kwirirwa umuntu ashidikanya. Hari n'ibintu bifatika bigaragaza ko Yesu yabayeho byanditswe muri Bibiliya bikiriho ku isi nk'ikimenyetso cyo kubwira abasigaye ko ibyo bintu 100% byabayeho, nubwo tutabasha guhita tubigeraho aka kanya, ariko tukabisoma tukabibona ku mbuga, tukabibona hirya no hino, bikatubera igihamya cyo guhamya ko Yesu yabayeho kandi agikora. Kora share, subscribe na comment ukande kora kukazogera. Yesu Kristo yavukiye i Betelehemu bamuryamisha mu muvure. Iyo nkuru irazwi ku bantu bose, n'indirimbo irazwi. I Betelehemu ni he? I Betelehemu ni agace k'umujyi mutoya uri mu majyaruguru y'umujyi wa Yerusalemu. Kuva i Betelehemu ujya mu mujyi rwagati Yerusalemu ni ibirometero 10. Yerusalemu ni muri Palestine, ni ukuvuga ni mu bice bya Palestine na Israel, kuko n'ubundi biba bigenda binyuranyuranamo Palestine na Israel. Yerusalemu naho ngaho haracyariho umuntu hashatse yajya kuhasura, ugakora urugendo shuri ukabaza buri kimwe cyose. Yerusalemu Yesu ahavukira yaryamishijwe mu muvure. Hari amakuru yemeza ko uwo muvure washaje cyane kuko haciyeho igihe kinini, ariko hakiri uduce dutoya twabitswe tw'uwo muvure. Ni bimwe mu bimenyetso biba bigomba gusigasirwa bigaragaza ko Yesu yabayeho nta gushidikanya. Bikuraho urujijo rw'abantu benshi bamwiyitirira bakiyita Yesu ndetse bakora n'ibitangaza, ariko mu by'ukuri ntibaba ari we. Hari imyenda yambaye na n'ubu hakaba hakiri uduce tumwe na tumwe twayo. Umwenda yambaraga ngo ubu bawitaga Shroud of Turin. Shroud of Turin yapimaga uburebure bwa metero 15 n'ubugari bwa metero 4. Shroud of Turin yarongewe ikorero wa pirate cyangwa se isubirwamo mu 1390. Byemezwa ko ariyo myenda yonyine Yesu w'i Nazareti yambaye. Yari imyenda yambaye imyaka 33. Nta gitangaza kiriho, sinzi niba yarahinduranyaga imyenda, ariko ikizwi neza nuko ari wo mwenda yakoresheje, yaba ari umwe yaba ari myinshi, ariko wose wari Shroud of Turin. Ikindi kimenyetso kikiri ku isi gihamya ko Yesu w'i Nazareti yabayeho agakora n'ibindi bitangaje ni Tomb of Jesus, imva ya Yesu. Imva ya Yesu iherereye neza hagati mu rusengero rwa Holy Scripture muri Yerusalemu. Ni mu gice cya Palestine naho kiba kigabana na Israel. Ni urusengero rugira imbaga y'abantu benshi baba bagomba kurusura kenshi gashoboka, baturutse impande n'impande kugira ngo bihere amaso iyo mva ya Yesu itangaje. Imva ya Yesu yarongera iravugururwa, yongera isubira n'ubwiza cyane hagati mu rusengero, inasubiza ishema n'ibimenyetso bifatika by'abakristo bizera ko Yesu wabo cyangwa wacu yavutse hanyuma akanapfa, ariko agasiga abaye urumuri rw'itorero. Yesu Kristo ngo niwe mukwe, naho abantu basenga n'abageni. Hazaza kubatwara abamurikire Data wo mu ijuru, ngo ni itorero yakoye amaraso ye. Hari abahanga bemeza ko iyi mva ngo imaze imyaka 1700 iriho. Hari abahanga bemeza ko bazakomeza gushakisha kugeza igihe babonye inkweto ze, bakabona ibintu byinshi byiwe byamuranze byagiye bisigara hirya no hino. Biragoye ko abantu bamwe na bamwe bazemera, ariko n'ubundi Yesu Kristo mu bintu bifatika yabayeho. Ni umwami wacu, ni umucunguzi wacu. Kristo yitabye Imana saa 9 z'igicamunsi ku itariki 3 z'ukwa kane mu mwaka wa 33.
isi yose akimara kwitaba Imana ihita icura umwijima. Ni ikimenyetso kidakuka cyemeza ko ari umwana w'Imana. Bibiliya niyo yadusobanuriye amateka ya Nowa yubatse inkuge, n'icyazwiho ayubaka imyaka 120. Inkuge yari nini cyane uburyo yasabwaga gushyiramo ibintu bibiri, buri nyamaswa n'ubwoko bwayo bibiri, kugira ngo hazongere haboneke ibindi bintu, hari nabyo natwe twaziyemo. Inkuge nayo Nowa yubatse, ibishenyi byayo, ibintu byayisigayeho iracyahari ku buryo yasurwa nk'amateka nayo ya kera afite aho ahuriye na Yesu, wakongera ukareba. Iyi nkuge iherereye ku musozi wa Ararata muri Turukiya. Ni kimwe mu bimenyetso by'ibitangaza isi bitazibagirwa, abarokore tuba tutazibagirwa. Niba nawe uriwe ntuzabyibagirwa. Byiza gusura ibi bintu byose byagiye bisigwa nk'amateka ya Bibiliya n'umurage. Ni byiza kubyitegereza no kubigiraho ishusho nziza no kubireba, umuntu akabimenya, akabibika mu bwonko, akazabiganiriza abana be. Hari abantu benshi twagiye tuganira basuye inkuge barayibona. Hari abo twaganiriye bo ubwabo bigereye ku gituro, bageze kuri Edeni, bareba muri Edeni hagati aho Eva na Adamu babaye bwa mbere. Hari abantu bagiye bagira ubushake bwo kumenya buri kimwe ku bintu byerekeye na Yesu, babikuganirizaho bananabyiboneye. Nibyo bimenyetso bidasubirwaho byemeza ko Yesu Kristo yabayeho, agikora kandi yakoze ibitangaza byinshi bihambaye undi muntu runaka atazigera akora. Niyo yabikora azaba ari ukumwiyitirira kandi azabihanirwa bikomeye. Abazabihanirwa ngo bazajya ikuzimu, nibarangiza bapfe bashye bakongoke. Mbere yo guhabwa ibyo bihano byo kujya ikuzimu ngo bazabanza bashyingurwe mu marimbi. Amarimbi ngo ni ahantu hatinyitse cyane abantu batagera mu masaha runaka. Nta muntu uhavuga ngo bitera ikibazo, nta muntu uhanyura sangahe ngo umuriro uba wakamo upfupfunyukamo, ngo kandi uwo muriro uterwa no kuba abantu bagezemo ari abanyabyaha bashyinguwemo. Hari abantu bajya kuhaterekerera bakahakorera imihango ya gipagani. Ibyo bintu koko bifite aho bihuriye n'iki? Ndagushimiye cyane ko wakoze share na subscribe.